abo bose barapfuye nta n'umwe warokokeye aha hantu mureba. Ubwo jyewe nagumije nabaye muri uru ruzi mureba ndubamo ndayanywa ndayahaga sinapfa. Hari aho nageze hariya mureba inka ziriya, umubyeyi wari undi iruhande bari bamumanuye bamwambitse ubusa agenda akubita amabere mu gituza, yangiye mu ruhande arambwira ati umwana yagupfiriyemo reka mujishure anyereka uburyo ki ndwana n'amazi. Ubwo umubyeyi yagumije kunyereka uko ndwana n'amazi, nabamo mazi ndanywa ndayahaga. Abo twajyanye barengaga nk'abantu barenga ibihumbi nka 200 cyangwa 100, ngereranyije rwose nabeshya barengaga nk'abantu 200. Bari benshi cyane, ariko nkurikije abo nasanze bamaze kuruhamo, urabona aho baturoheraga ni muri kiriya kigobe cyo haruguru, ntabwo ari aho baturoheraga. Hariya hano hagati hano hari ikintu cyinjira mu ruzi, nicyo badushyizemo. Aya mazi mureba nayabayemo ndayanywa ndayahaga. Imana yo mu ijuru yatabaye yabaga mu ruhande rwanjye, nkagira igihe nyaruka mu kandi kanya nkumva ndimo ndaganga nk'inka. Nyabamo nta mwana n'umwe nongeye kubona. Uwo nari impetse umukecuru amaze kumunjishura, umurambo we wanze kumva iruhande. Ngeraho numva umutima wanjye warakoraga, numva mfite kumva ndavuga ngo Mana niba ureba nanjye ubwanjye ntari bwikura ahantu, mbabarira uyu mwana munkize n'ubundi nanjye ntabwo murokora sindi bimvana ngo njye kumuhamba. Bagiye kumuzana bamusanye yakanuye amaso, hadukubise amaso abona ukuntu twacitse intege, ariko buriya giye kuva nakirangira ikintu cy'ubutwari muri gihe n'uyu munsi ndabugira. Noneho mukuru wanjye yaricaraga agahina ukuguru akongera akirambura akarambura uko imbere akifata burya. Aho narindi ntitaye kuvuga ngo bagiye kudutema nuvuga ko gupfa byarangiye, ariko n'ubundi wapfuye ntagaruka kandi uri bukwica atari bukubabarire, ubwo nyine n'ugupfa. Naramwegire ndaje ndamureka gutera imbabazi. Ese uratera imbabazi ugira ngo ubu ngubu urimo uratera umujinya? Ceceka hungeze wishyira imbere y'Imana wisengere, wenda uzabona Imana nyuma y'ubuzima hari ubundi. Naho jewe useruka ko batari butwice, ntibongere gutera imbabazi bikora ibyo bintu imbere y'abicanyi. Muratubabarira nti muri butwice nuko nanababaje, ariko nacishe make rwose nimutwica namwe muzapfa igihe kizagira muzapfa. Nahise Kristo yapfuye nankanswe mwebwe ntacyo gihe bimbwiye gupfa. Bitarongera ntisubiraho bari banteretse ngo kwiseta imbere yabo. Ubwo mukuru wanjye yakomeje gucika izo ntege, musaza wanjye ubwo ngo yakanageza ubona yaregeye, bakajya bukagira ngo rwose nta zindi ntege afite. Ngo baje gutangira gutema. Bajya gutema bwa mbere njye niko bahere kuri mukuru wanjye nakurikiraga yitwaga Josiane Mushimiyimana. Ari umukobwa wa 73 bigaga ahantu biti Mukarange bita kuri Institut Paroissiale, bakahita ngo kuri IPM hariya ku Bakatolika ku Kizimu Mukarange, ari ishuri rya secondaire. Niyo bahereyeho baratema bashyiraho hasi. Musaza wanjye wundi mukuru ntago bahise bamwica ku kanya, na papa ntibahise bamwica ku kanya. Baravuze ngo iki gicucu cy'umusaza iki cyo kizicwa n'agahinda, ngo hakira kikazaturi ku mutima ngo kigapfa. Ubwo ubundi imbaga y'umuryango wacyo tubareye mu maso ngo cyo kizabaho. Ngo ari kwinyenzi nkuru bavuga uwo musaza wanjye ngo inyenzi nkuru, bamwe bagashaka kumujomba bacu bati buri he mumureka ariko turaza kumwikuza. Ubwo bamujyanye kubisha bita kwa Munana ari umugabo ariko akaba ari umuhungu w'umugabo bita Karera na nyina Mukagasana. Nuko ubwo ngo noneho ngo giye hagati aho ngaho bataratwara bariya abandi bamaze kubatema. Narabwe nti mumbabarire, cye ntabwo ntinya gupfa, icyo ntinya no gupfa n'icyaha kuko nkeneye kuzabona mu maso h'Imana yanjye. Wari ufite umutima ukomeye, ariko ukimara kubona mukuru wawe bamukubise umupanga, bamutemye imihoro myinshi, batemaga amajosi hano, yaba umuhungu yaba umukobwa yaba umusore yaba umugabo, icyo bashakaga ni amajosi. Ukimara kubona icyo kintu ntabwo byaguciye intege wowe? Byanze kuza kuntu wahindutse? Birumvikana kameme, numvishije ibintu ruka mu birenge birazamuka bijya mu mutwe, nahise numva mbaye nk'igiti. Gusa nakira ko ngomba gupfa, ako gupfa kwajya nkumva mfite umutima, urumva nari mfite icyaha nishinja. Buriya reka nkubwire, no mu ijambo ry'Imana twega ko umutima w'umuntu ari wo mucamanza we. Ni nako imbere y'Imana bimeze. Buriya nshobora kuza hano nibye ntiwabimenya, ariko imbere y'Imana ibibibona. Nanjye mba mbizi ko nabikoze, nasambaye nishe, bizwe n'uyu mutima wanjye.
ngiye numvaga mfite inda narakoze icyaha cy'ubusambanyi nkumva icyo ari cyo cyonyine cyatuma ntazabona Imana kandi nkunda Imana mu by'ukuri pe ndayikunda kandi nkumva ndanayitinya ku rundi ruhande kandi ni pese nzabona Imana ubu nzapfa mbe mu buzima bw'abantu babayemo mbona ukuntu mbese nkumva simbyishimiye ndavuga nti mumbabarire nsenga akanya gato kangana naraberetse n'urutoki kangana na nyiramaningire ariko nge nsenge nzibonera Imana kandi namwe ndabasengera mwebwe ngo ntago muzi icyo mukora iyi sura murimo gutema namwe murayambaye murayifite ubusa mumva icyo mukora mumeze nk'abicaga Yesu Kristo ariko ntacyo namureka mureka mbasengera ngo mujye no kwica n'abandi bantu ntibarabacika ubusa bejo mwahereye mwica si inshuti zacu si bakuru bacu si ba papa wacu reka nsenge vuba mwihangane senge namwe basengere hanyuma mundi mukomeze ibyo murimo gukora akambwa ngo Yesu urasenga ndasenga ngo homvomva ntago mpomvomva ndasenga ngo tayanjwe ntago ntayanjwe ngenda vuga ubwo uzabona Imana nzayibona babibwira ngo wanamwaza kandi ngo ngo bari bamaze kwararika imirambo y'abavandimwe banje aho ngaho mama hirya yanjye mukuru wanjye nkaho haruguru kurange yari umukobwa w'umusore utemye ava amaraso menshi kurya na nyuma yaho nahasubiye nashakaga inkweto zo kwambara nta kintu twari dufite ibirenge bya buhara bijombye ndaboneka nsubiraho niba twenda twahoze dutuye sinabonaga ko turegera byarabyimbye byara abana bari barakoze buriya nubwo intambara jenoside yabaye ni bukene bwabagaho muri bamwe abakire babagaho mbese igihe cyose bijye bibaho ariko iwacu twambaraga inkweto ngo mvuze ngo kanjye gushaka agakweto maso birasanze aho batemeye mukuru wanjye ariho hakiretse imiregisho y'amara byijimye aho bamutemeye imbere y'umuryango neza nuko narapfukamye genda Imana icyubahiro rwose nubaha Imana ndasenga nifashe gutya ntagira gusenga mu by'ukuri buriya urumva ko twamaze gufatwishwe n'ubwoba ariko bwa butwari bwanjye bwa butwari buba muri gihe Imana yanyihereye ntago aho bantemeye ntago nigeze menya ko bantemye je naje kubibona ari uko imyenda hano bantema mu rutugu hangaha bantema mu mutwe bantemye babanje kuntema hano ku kuboko nifashe njyanubaha Imana ndasenga wa mugabo ariko wantemye yahoze ari umusirikare bari bamwikoye muri iyo minsi mu gisirikare cya Habyarimana muri Habyarimana ajya kwirukana mu gisirikare cye bagakoze amakosa akomeye arangije arambwe ngo ari kubundi ngo warese nka kwijyanira weka ngo twereka ngo reka kukwica ndahindukira murebana ndabwira yego ariko ndabyemera ndumva nabyemera nuko namubwiye araje arambwira ngo yego ntari kongeye gusaba igihango tugiye kugirana uranyemera ko tukinywana ngo yego ndabe nta kibazo ndamubwira nti rero reba umuryango wanjye uryamye ariko bari bamaze kwica rwose uko ubona ntagurutsemo ndumwe uko ubu mpari ndumwe uretse ko turi babiri hari musaza wanjye wari umwana wa kabiri wacu mu nda y'ababyeyi banjye yaragiye mu hoteli 1992 ubu bari harahari yitwa Nshizirungu Johnson ubwo nuvuga ngo we ntabwo yarahari ariko mu bana batanu bari basigaye mu rugo na papa na mama nigiye uhari gusa noneho ndamubwira rero reba uyu muryango wanjye uryamye hangaha mbabarire wumbyukirize hanyuma ngusezereho ubwiye kunanjyanye kumenya aho tugiye ntabwo ari ngombwa